ubu buryo bwo gutanga amanota nk'aba tubona bafite hagati ya 0 na 49 biragaragara ko ari fail. Ntabwo ubusanzwe twari tuzi ko niyo yaba afite no manota ariko yatsinze amasomo abiri y'ingenzi muri ari atatu nk'abantu babiga mu burezi rusange muri general education yabaga ashobora kujya muri kaminuza yatsinze ayo masomo abiri muri ari atatu. None hano byaba ariko bizakomeza kugenda kandi bigaragara ko ari fail muri ubu buryo turi kubona mwabahayemo amanota. Icyo ni ngiye tugiye kubana nobody official. Iki ni ikibazo cyabajijwe n'umunyamakuru wa RBA kubibazaga amanota fatizo rero mu kwaplayinga muri Rwanda Polytechnic cyangwa se University of Rwanda. Hano minister agiye gusubiza iki kibazo. Mutega amatwi neza rero mwumve uko yashubije iki kibazo ku buryo abantu benshi ntago gisobanutse neza na kwijana gusa namwe muragira icyo mukuramo. Nyuma noneho na Minister Claudette nawe amfashe yishyure n'ibindi bikurikiyeho. Hari ikibazo mwabajije tuti hari mbere ubwa mbere wabona ni wabonye amanota makeya ariko watsinze amasomo abiri muri yandi atatu ya combination nibyo bitaga two principal pass ngira ngo nicyo wabazaga. Ibya two principal pass twabikuyeho. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri akora ibizami ukareba uburyo yakoze ibizamini yafashe byose overall agatsinda ariko atsinze ashobora no kujya muri university abishatse. Aho kugira ngo uvuge ngo hari umunyeshuri ngo yatsinze ariko ntashobora gukomeza. Ibyo twasanga biri a bit confusing kugira ngo uvuge ngo umunyeshuri yatsinze ariko ntashobora gukomeza amashuri ye. None se ubwo yaba yatsinze iki? So ubwo rero byo twavuze nuko ibyiza ari uko umunyeshuri atsinda overall ariko yatsinda n'agashobora kuba yanakomeza amashuri ye. Nuko ibintu niko biteye ubu ngubu. Ngira ngo icyo kibazo yenda kirasobanutse ku byerekeye ibi bya two principal passes. Ibyerekeye kuba umuntu afite wabaye wa mbere kurusha abandi bose